ngo n'uyu muryango tugiye guhabwa iyi nzu abana iyi nzu muzayigiremo isuku sibyo muzagira isuku sibyo mugire isuku mu nzu nawe mwige nabonye mufite n'amatara mufite amahirwe mufite umuriro mwige neza muri abahanga ejo muzabe muri abayobozi namwe sibyo wenda ugazaye pasiteri wenda ugazaye gitifu w'akagari urwawe w'umurenge ube uzaba umusirikare cyangwa umupolisi sibyo Uguchaka gozi. Gakozi. Batamwa fata. Yego. Ha. Mukase no kubona na utoroshira. Yego. Komera imana bash. Nejejwe n'Imana mu mutima kubera ko bamukiriho Imana yaraturinze. Nukuri ntabwo itagize nkimara kuye umukore wanje amaze kugenda ntabwo nari nzi ko nzagera iki gihe ariko Imana hari icyo yakoze ndacariho Imana yacu ntihabwa icyubahiro ubwo rero nejejwe n'uko abayobozi bageze muri rugo baje kureba igikorwa cabaye tariki 3 z'ukwa kane 2023 ntabwo nzibagirwa. Murakoze cyane mbere yo kugira ngo ntekereze uyu mubyeyi iyerekwa ryaciye mu bayobozi ndetse ngira ngo ari mu miryango 100 akarere kari kiteguye kubakira ubu n'uyu munsi twari ahubwo twe turaba turi kumwe n'akarere yuko batabashije kuboneka wenda bakoreza umuyobozi w'umurenge kuko urumva ntago bakwitabira iki gikorwa udafatanyije nabo rero urumva nabyo kugira ngo tumutekereze dushimire ubuyobozi bwacu bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari kugera ku mudugudu bamutegereje bakavuga ati boneka mu bantu 100 kuko urumva akarere kaburana bakatuwe n'abantu 100 gusa kandi akarere kaburana ntago gafite abantu badafite abo babijana gusa ariko kuba yaratekerejwe kavuga ati mu bantu 100 ugomba kubakirwa urumva ni zanzozi zabo ibyo bamwatuye by'abana uburyo ahantu mbese yarari nahari ubu kuko nta mpungenge z'imvura afite ko azanyagirwa n'abana bakaba bari kuba ahantu heza kandi bari mu nzu nziza batarwara n'icyo cyakunze ko ikintu cy'umwana nta n'umwanda wabageraho ayo gitifu twagushimiye rero twagushimiye cyane hari n'undi murakoze cyane ni igikorwa tumazemo iminsi twubakira uyu mubyeyi ngira ngo abenshi badukurikiye mu binyamakuru byagiye bitambuka ni wa mubyeyi wapfishe umugabo amusigira abana 7 ariko asiga nta hantu ho kuba bafite ubwo rero muri ya mirimo Imana yadusigiye dukora ngira ngo abadukurikiye mu video yashize mwabonye tumutabara mu gushingura ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye ariko Imana ikora igitangaza iradukoresha tubona umugabo umwe wamfashaga guherangira ngo umugabo tunamushimira we n'imbere y'abayobozi mfite umugisha kwandi kumwe n'ubuyobozi gwera ku mudugudu kugera ku murenge ni umugabo wadufashe ngira ngo bamwe bakurikiraga duhereza abantu ibyo kurya mu kagari ka Gafumba muri za Rurembo yaradufashe muri corona 2020 itangira abantu ibyo kurya bigoye ubwo rero tugera aho tubana mu mubano wanjye nawe agira nanjye anshakira icumbi rero ubwo yagiraga ikibazo nari ngeze mu gice gushiramo amakaro angira inama nziza aravuga ati kugira ngo ushiremo amakaro kandi ufite umuntu uri gutabariza waretse tukafasha uriya muntu nuko byanagenze nanjye ndamubwira ntago naba mu nzu y'amakaro kandi dufite umuntu uri hanze n'abana 7 kandi umugabo yari amaze gupfa noneho yari muri gahunda wenda abo bazubakira ariko urabona akarere kaba gafite abantu benshi bari bafite imiryango igera ku 100 akarere kacu ka Burera kugira ngo abantu guhita babonera uburyo bwo gutubakirana ibintu bigoye mbonye yarategereje amaboko ku mugabo ko umugabo yapakazaga yari yaragiye Bugande kuko yapfuye avuye Bugande azarwaye ahita apfa aziwe nagazashobora kubona ubushobozi bwo kuba yabona n'inzu y'amabati 10 nibwo rero twafashe umwanzuro nshimira umuntu wamfashe yitwa Nshimiye areka gushiramo amakaro mu nzu yanjye nanjye ndabimwemerera ndavuganira reka dukore umurimo w'Imana twubaka iyi nzu twayubatse mu bintu bigoye mu ntambara zikomeye ibiza bibaho muzibiza byabaye mu gihugu mu burasirazuba ambe mu burengerazuba no mu majyaruguru aho abantu bishwe n'imvura n'amazi agasenyuka iyo mvura yaguye inzu twigeze kurinda tugiye gusakara ubwirongera isubira hasi byari bigoye biraturusha ndeba kongera gutabaza umuntu natabaje cyo kora ngeze nyuma akoresha imbaraga ze nanjye uko mbonye mu bushobozi bwanjye kaza tugafatanya abantu barakwibuka tusaturana amabuye dugira dute byinshi rero ndashimira Imana ko uyu muryango
wo mu mudugudu wa Nyabihu mu kagari kacu mu murenge wa Rugarama nabo ubonye inzu yo kubamo, ntibongere kunyagirwa, ntibongere kugira ute. Na niyo mpamvu kuyitari cyane imbaraga zacu zageze, turi abantu babiri, ntabwo turi abantu benshi, ntabwo ari bya ngo itoro ryubatse inzu cyangwa ishyirahamwe. Ni muri ya minisiteri yacu yitwa bo yo kuvuga ngo tugende ku muntu wese ubuze amahoro cyangwa ubuze ubushobozi, niba dufite ubushobozi turebe ko twamufasha. Nshobora kuba ntafite amafaranga ariko nshobora kubana n'undi ufite ubushobozi. Rero icyo twabwira abantu, buri wese ni imbaraga z'igihugu, ni imbaraga z'igihugu nk'uko bahora bivuga. Kandi nubwo turi abakozi b'Imana, turabwiriza nibyo, dusengera abantu nibyo, ariko imirimo dukora n'izaduherekeza. Rero ndashimira Imana ko uyu munsi ibyo nasabye Imana, iyi nzu yasubiye hasi isenyutse, ntekereza ko itazongera kubaho. Uyu nawe ariheba, n'abana bati yewe bari batwubakiye bigenda bite, ariko uwo twafatanyaga ntiyacika intege. None uyu munsi aho bari ntibari kunyagirwa, nubwo itanuze 100%, ariko aho Imana igejeje turayishimira, n'ibyo yakoze turayishimira. Niyo mpamvu rero twavuze ngo uyu munsi wa none nk'umuryango twubakiraga kandi wari uri mu miryango 100 akarere karubakira, uyu munsi ku mugaragaro. Niyo mpamvu ubona turi kumwe n'abayobozi nashatse kugira ngo uyu ni umuryango, ni abaturage bafite umuyobozi ubayobora. Nubwo twakoze ibijyanye n'imirimo dukwiye gukora, ariko ni ngombwa kugira ngo ubuyobozi nabwo tubamurikira inzu, ndetse mbwira n'abandi bose buri wese akoresha impano ye, buri wese afashe mugenzi we uko ubushobozi bwacu bungana. Niduterana imbaraga tuzubaka igihugu cyacu, tuzifasha kuko twese ntitunganya amaboko, ariko buri wese najya akoresha imbaraga ze. Nibyo Perezida wa Repubulika ahora atubwira avuga ngo ubundi mbere na mbere gukirane mu mutwe, gufunguka, avuga uti mugenzi wanjye ameze nabi, reka mwifize ko yamera neza. Rero ndashimira Imana yadufashije muri ibyo byose. Iki si igikorwa cya mbere dukoreye uyu murenge, ngira ngo ni byinshi wenda sindabivuga umuyobozi kuko arahari, ariko turashimira Imana ko uyu muryango w'abantu 8, abana 7 na nyina wa 8 batari ahantu hanyagirwa, ndetse babuze ise. Aba bana barihe babumva ko nta hantu bazaba. Dushimira Imana ko hari icyo yakoze, dushimira n'uwadufashije. Nkanamusaba nkamubwira ni koko iby'amakaro tubihagarika akabyumva, Imana imuhe umugisha ahari. Rero uyu munsi wa none nabwira gitifu w'umurenge, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Rugarama, kugira ngo tumurikire abaturage, tumurikire umuryango, tumurikire n'inzu. N'ubundi yari asanzwe abayobora, by'umwihariko ari kumwe na mudugudu ndetse n'abandi bayobozi bari inyuma. Ariko ntari namurikira, ndashimira wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Burera, kuko igitekerezo twarakigiranye. Ngira ngo Nyirigira Marie Chantal nawe twanabivuganye bwa mbere twubaka iyi nzu, aravuga ati mugerageze niyo mwatubonera amabati nta kibazo. Ndashima rero mu mwanya wo kugira ngo tubone amabati, twari twemeye amabati 20, iyi nzu iriho amabati 28. Twari tuzi ko turamuha amabati gusa, ariko no kubaka turubaka. Gira neza, murabona ko ni inzu iri mu cyaro, ariko ni inzu idakojeje isoni, ni inzu iri muri karitsiye ubona ko isa neza. Imana ibahe umugisha rero nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama, aho twagejeje naha. Kandi turashimira Imana ko namwe muduha morali, mukabati mukomereza aho ibikorwa byinshi tuba turi kumwe abantu badukurikiye ku bitangazamakuru, ahantu hose ubushize twarihaga mitiweli twari turi kumwe nawe. Imana iguhe umugisha rero. Inzu ngiyi twagusaba kugira ngo uyu mwanya ufatanyije n'umuyobozi w'umudugudu mudufashe mwinjize umuryango mu nzu tumaze iminsi tububakira. Murakoze. Arakoze Pasiteri kuduha umwanya cyangwa se kuduha ikaze muri runo rugo. Aganya mbashimiye, dushime igikorwa cyakozwe cyo gufasha umuryango kubona icumbi. Turashimira Pasiteri nabo bafatanije abafatanyabikorwa bandi, ariko nibo wagize igitekerezo cya mbere cyo kugira ngo babe bageze kuri iki gikorwa twaje kwakira uyu munsi. Nk'uko rero bivuze, ngira ngo ntabwo bavuze ngo ntabwo ibinoze, ariko none ugereranije nawe yarari Nyakatsi. Nyakatsi yari inzu y'amabati 6 cyangwa 8 igiye kugwa, ifite ibikegere mu mpande. Uyu munsi turabona ko dufite inzu nziza ifite fondasiyo, ntabwo amazi ashobora kongera kwinjira, abana bararyama neza mu nzu. Natwe mu bushobozi dufite tubonye ibindi, nuko abantu bari benshi, nabo tuzagenda twongeraho ibindi. Ubu tugira ngo dushimire ibyakozwe kandi dushishikariza abantu bose kugira ngo bakore, bajye bagira n'umutima wo gufashanya. Dufite abaturage benshi bafite ahantu hatameze neza, hadahesha igihugu icyubahiro, niko navuga, usanga hari mu mwanda.
ariko twizera ko biragaragara ko imeze neza kandi ubufatanye turabizeza ubufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge buzakomeza. Pasiteri nk'uko yabivuze ntabwo ari inzu gusa hari n'ibindi twafatanije muri uyu mwaka ushize, hari amazu 3 nayo twongeye kubaka arasozwa nayo tuyaha ba nyirayo, ariko barataze mitiweli ku bantu bagera muri 70 niba ntibeshye cyangwa barengaho gutyo. Urumva ni igikorwa cyiza, urumva ku 70 kwishyura abantu 70 kubishyura 3,000 ku muntu, urumva ari amafaranga menshi kandi birakomeje. Hari n'ibyo tutamenya kandi hari n'ibindi tugenda dufatanya ku murenge kandi tuzakomeza. Turabashimira rero, turabashimira kandi tugira ngo n'uyu muryango tugiye guhabwa iyi nzu, abana iyi nzu muzayigiremo isuku, sibyo? Muzagira isuku, sibyo? Mugire isuku mu nzu, nawe mwige, nabonye mufite n'amatara, mufite amahirwe, mufite umuriro, mwige neza muri abahanga, ejo muzabe muri abayobozi namwe, sibyo? Wenda ubaza pasiteri, wenda ubaza gitifu w'akagari, urwawe w'umurenge, ube uzaba umusirikare cyangwa umupolisi, sibyo? Mubikesha iki izi mbaraga mwabonye aha ngaha ko mubayeho neza, mufite inzu nziza. Rero ntabwo ndatinda, muri gahunda ya leta nuko abanyarwanda bose baba ahantu heza, batura ahantu heza hafite isuku, hatekanye, hadashyira abantu mu kaga. Iyi nzu rero nayo twavuga ko ari nziza, ntabwo twavuga ko ntabwo arajya aravunze imitima ati ntabwo imvura nigwa ndagenda, oya ntabwo iri mu manegeka kandi irasakaye neza rwose. U Rwanda icyo rwifuza nuko abantu batura ahantu hameze nka hano neza. Reka bashimire rero tuba twafata uwo mwanya kugira ngo dufungure urugi tubinjize mu nzu dufatanyije na mudugudu, hanyuma dukomeze gushimira Pasiteri Sekazuba ndetse n'abafatanije. Muba dushimire cyane ko twabashimye, murakoze. Na madamu araza turafata twese. Uguca akagozi yego mukase nakubona nawe utoroshye. Ubu ngire ngo hanyuma yakwinjira muhawe inzu ku mugaragaro kabisa. abayobozi b'umurenge wa Rugarama bakaba babafunguriye ku mugaragaro bataha inzu yubatswe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa baho Ministries, Sekazuba Jean Damascene ndetse na mugenzi we batubwiraga harya ikoneka Shimye Alias. Yego, reka dushimire ubuyobozi bw'umurenge bwitanze bugafata uyu mwanya kugira ngo bufatanye na Baho Ministries. By'umwihariko mama wakiriye gute, ariko wanze bwira abantu babanze bakumenye, biraza gufasha cyane kugira ngo neza kubaza n'ibyumva byawe, kubera ko arabaguheruka cyagiye turi mu marira duherekeza bwa nyuma umutware wawe, byari bihe bitoroshye cyane, wibaza uko biri bugende, n'inzu mutakwirwagamo ari ntoya cyane, none dore Imana iguhaye igishyitse binyuze mu buyobozi bwiza bw'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Rwanda beza. Amazina yawe kugira ngo n'ibyo byose ubituganirire tubyumve. Murakoze kumva ijambo. Umuryango wa Zafina, Yego, Akagari ka Cahi, Umurenge wa Rugarama, Umudugudu wa Nyabihu. Nejejwe n'Imana mu mutima kubera ko bamukiriho, Imana yaraturinze. Ni ukuri ntabwo itagize nkimara kuyiha umutware wanjye amaze kugenda, ntabwo nari nzi ko nzagera iki gihe, ariko Imana hari icyo yakoze ndacariho, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ubwo rero nejejwe n'uko abayobozi bageze muri uru rugo baje kureba igikorwa cyabaye tariki 3 z'ukwa 4 2023, ntabwo nzibagirwa. Rero nihebye nzi ko ntazava mu nzu y'amabati 7 hariya, ariko Imana yampaye inzu. Iyo umuntu imvura iguye ari ku irembo araza akakugama nkamuha intebe, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ubwo rero nta kindi navuga, mbega nje byarandenze. Uyu muramu wanje ukuntu yari ameze yarababwiye murabyumvaga, ariko ubu ndi gushima Imana kubera ko Imana yaramushigaje kugira ngo hazagire ikindi kintu agira ate akora. Ubwo rero yaba atari ngo anywane ntabwo ibintu biba byarakozwe. Nejejwe n'Imana mu mutima rero kubera ko aha hagati yatanze ubuhamya bwinshi burenze, abantu barumiwe baratangaye.
namwe murahageze ndabashimiye murakoze ngo ni byiza cyane kuba turi kumwe gutya uyu mubyeyi yari imihigo ikomeye cyane twagiye ahangaha njye nta nubwo nzi ko bizanashoboka ubwo twazaga gufata no gusiza ntago kubona ikibanza byari byoroshye kubera amabuye yarari ahangaha nagira ngo duhe urugendo rwose muri rusange gufatanye n'ubuyobozi kukwemerera gutangira iki gikorwa bikaba bunagufashije mu kugisoza by'umwihariko ugire icyo ubwira abantu bose badukurikiye kuri uyu murimo uko wagenze muri rusange mu buryo busobanutse. Murakoze cyane mbere yo kugira ngo ntekereze uyu mubyeyi iyerekwa ryaciye mu bayobozi ndetse ngira ngo ari mu miryango 100 akarere kari kiteguye kubakira urumva ko bari baramutekerejeho ariko kugira ngo akarere gahite gasoza isezerano ryo kubakira abantu bose 100 basogereze kimwe burya ni ibintu bigoye yego nibyo leta yacu ihora idushishikariza gufatanya kandi iyo uri pastori umufatanyabikorwa ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta rero nkimara kubona agize ibyo byago byo gupfusha umugabo urumva mu mwanya wo guhita dutegereza akarere kubaka nahise nshaka uburyo twagira dute twamwubakira ariko mfatanyije n'ubuyobozi kuko sibwo bwa mbere nafatanya n'ubuyobozi bushize ngira ngo guhera muri 2020 twarafatanyije nzana abantu bagabura abantu rero impamvu twabikoze ni iyerekwa ry'akarere ngira ngo nanabiganiyeho n'uwari umuyobozi w'akarere utakiri umuyobozi ngira ngo ari umunsi turimo mu biganiro by'umwaka warangiye wa mbere none ndamubwira noneho kuva uriya muntu yabuze umuntu mu gihe dutegereje reka nanjye ngira icyo nongeraho nk'umunyarwanda nanjye nk'umunyarwanda nk'umuntu ufite imbaraga zo kuba nagira uko nafasha abandi nshobora nabitangije mbivuga nshobora kutagira amafaranga ariko nk'abana nkaba mfite pasi afite amafaranga none mu buryo bwo kugira ngo mbe umuturage mwiza mu mudugudu ntuye mu kagari ntuye mu murenge ntuye no gufatanya n'abayobozi bibanze niyo mpamvu rero twabonye umudamu asigaranye abana 7 kandi umugari wamupakarizaga ubwo mpita dushaka uburyo twamwubakira na niyo mpamvu iyo aba ari imbaraga zacu no ku giti cyacu twakamushizemo ku bwacu ariko ibi twakoze byo kugira ngo ubuyobozi bw'umurenge bumwinjize ni ryafatanya bikorwa byacu kuko iyo tubikora batabizi ntabwo twabakuraga ariko kubera ko twatangiranye duhana ibitekerezo tugira dute babaha n'umuganda ndibuka rimwe inzu isubira hasi cyagisenyuka imvura yaguye hari igitifu akagari yarahageze umuntu ntago yari yatsimbuye n'undi ariko aravuga ati pasiteri rero Imana yabahaye ubushobozi n'ubundi musenge irongere urumva ni courage yateye nteye courage iyo abari wone udafatanya yaducaga intege urumva none niyo mpamvu ubona uyu munsi twari ahubwo twe turaba turi kumwe n'akarere yuko batabashije kuboneka wenda bakoreza umuyobozi w'umurenge kuko urumva ntago bakwitabira iki gikorwa udafatanyije nabo rero urumva nabyo kugira ngo tumutekereze dushimire ubuyobozi bwacu bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari kugera ku mudugudu bamutegereje bakavuga ati boneka mu bantu 100 kuko urumva akarere kabura ntabwo katuwe n'abantu 100 gusa kandi akarere kabura ntabwo gafite abantu badafite abo babijana gusa ariko kuba yaratekerejwe akavuga ati mu bantu 100 ugomba kubakirwa urumva ni zanzozi zabo ibyo bamwatuyeho byabana twe nk'abizera turavuga ngo ijambo riratura kandi rikarema nshobora kwatura kuri pasi ikintu ariko wende singisohoza ariko akagenda ugira ute ugikora kari karamwatuye kubakirwa cyaka kamwifuza kubakirwa na niyo mpamvu kandi agenda umuturage w'akarere umuturage w'umurenge ico dushinzwe no gutanga imbaraga zacu mu gihugu cy'u Rwanda buri wese akazana ubushobozi kugira ngo wawe urusha ubushobozi nawe abashe gutera imbere bumvisha uko gitifu avuze ati ni inzu nziza yayishimye kandi koko ntabwo yivuze ni inzu nziza kandi yubatse neza ikomeye abantu baza amabuye gabaga hano twaraje ku muganda nanjye imirimo ndayihagarika twirirwa tumena n'amabuye nta zindi nyungu tuba dushaka no kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere nitwe imbaraga z'igihugu kandi ni nabyiza cyane ngire ngo ntabwo turi bufate umwanya munini ahubwo niki kintu nakwisabira umubyeyi ahawe inzu afite abana 7 ahawe itangiro rikomeye cyane n'umugisha abonye utabonwa n'uwo ari we wese hari benshi cyane bari kubyifuza ariko hari umugisha ageze ko babibonye n'iki kintu wamwisabira mu kugira ngo abungabunge ibyo yahawe no kugira ngo bitangire byo kugira ngo nawe abashe kwigira we bwite niyumve ko yenda hari ibindi bintu bizaturuka handi ahubwo hari ikintu agomba kwirema mu ngire ngo mu kuyimuha hari icyo wamubwira kugira ngo nawe abashe kumenya ko yari umutungo ukomeye cyane
Imana imuhaye bibanyuzeho. Murakoze cyane. Icyo namusaba, Imana imuhaye iyi nzu ifite ubushobozi. Rero Imana yakoze ibikamutungura. Icyo namusaba ni kimwe, ni ugushira imbaraga nakavuga ati Imana yakoze ibi nanjye mu bushobozi bwanjye. Uko mbonye nukwigira icyambere kugira ngo ushobore kubaho nukubanza kwigira icyizere. Icya kabiri kugira ngo Satani akwihebeshe ube wananirwa amaze kugutera ubwoba. We nukukura n'ibintu by'ubwoba akavuga ati hamwe n'ubuyobozi dufite, ubuyobozi bwiza, kuba uyu munsi ndi hano ngomba kuzigatira kuko ari amafaranga menshi pase. Ni amafaranga menshi kuko ikamyo kugira ngo igeze hano itaka, igeze hano rukarakara ni ibintu bigoye. Abantu bakina amazu ndabizi benshi tukumwe n'abandi bayobozi bacaba tuyihano biragoye kugira ngo bakurina. Rero Imana imuhaye inzu imeze nka ngurya iteye inuza umucanga inyuma ikagira ite kwisigatira ndetse akigira icyizere nkanjye wenda ranze nkanjye uri kumusabira abantu wagira siko navutse meze sibyo siko navutse mbere kandi kuba namusabira siko mfite ibindenze kubwo ni umutima kuvango njye mu mutima wanjye nabibwiye na Gitifu Murenge ejo bundi nje sindi umukire mu murenge waho ahubwo icyo ngize ni umutima nje ngize mu mutima numva ko niba mbonye ibihumbi 100 ntabirya ngiye nyine ngo umuntu aburare icyo nicyo cyambere namaje kugira rero nukumva ko yirememo ikizere yumve ko ari umunyarwanda ejo bwaca mu gitondo afite amateka atandukanye yari afite wumvisha ibintu Gitifu yatuye ku bana navuze ati wowe waba Gitifu wowe waba pastori wowe waba ingabo y'igihugu ugira singo ugira ngo uyu n'umushumba w'umurenge bura yabibatuho byarangiye byabaye ibyo yabatuho byabaye none ukugira confidence akumva ko kuva hawe iyi nzu uyu munsi imeze itya yumve ko ejo n'ubundi ubuzima bwagira bute bwahinduka ntagire ubwavuye ngo none biko bidahari iyazanye bifite n'indi nzira hari ako yanavuze ngo bamwubakira igikoni Imana yamwubakiye bitunguje ari n'ukundi byanabe nicyo gikoni kikaboneka bitamanje kugira kugira ngo ku mbaraga afite nawe agomba gutangira maze namwe kumushyigikira kuko ibintu byose ntabwo bizaturuka mu maboko y'abandi ahubwo bizaturuka mu biganza byacu kandi ikindi tutari twasoza ntabwo tunasogeje no kumufasha kuko niba tumuhaye inzu ejo sinzava ngo birarangiye kuko kuba mu nzu nabwo igihe cyose umuntu aronse arabizi ko niba ufite n'ubushobozi bundi bw'amafaranga kuko iki gihe ushobora no kumuha n'ibihumbi 20 nanabibonye nk'abandi genda ucuruze na avoka uje utaha mu nzu ugize ute ugize rero yatanze ibi n'ibindi zabikora icyo ni dusa no gukura amaboko mu mufuka gusa ntitwicare ngo tuvuge ngo ibi biraza murakoze cyane nitwa Izabayo Evariste ndi umukuru w'umudugudu wa Nyayo yego uyu muturage Nyiramiryango ndamuyoboye tuzi ubuzima bwe bwose ko bwari bumeze bwa yarara ahantu habi cyane yari afite inzu imeze nabi yari iciye hano ku ruhande kubyo umuntu wayibonaga wese uvaga mugiriye ariko kubw'ubufatanye n'ubuzi bwiza twari twaramutanze mu bantu bazubakirwa ariko Imana ikorera mu mukozi wayo w'umunyarwanda aradufasha rero turi gushimira yuko n'uyu mubyeyi uko tumubona urabona ko naho inzu yubakiwe urabona ko nawe agirira isuku yego ibyo turabimushimira kandi natwe nkozi bw'umudugudu tuzagumye kumufasha murakoze hagati aho yenda iki gikorwa cyabaye cyagombye kuba kigisha iki abandi banyarwanda muri rusange yenda bakurikiye iyi nkuru yacu y'uyu munsi iki gikorwa muri rusange cyakorewe uyu muturage wo muri uyu mudugudu muyoboye iki ni igikorwa kiza cyane cyari kandi gishimishije yego kuko ukurikije uburyo ahantu mbese yarari n'ahari ubu kuko nta mpungenge z'imvura afite ko azanyagirwa n'abana bakaba bari kuba ahantu heza kandi bari mu nzu nziza batarwara n'icyo cyakunze kuba ikintu cy'umwana nta n'umwanda wabageraho byakwigisha abandi baturage bo ku ruhande ko nabo bafite nk'ikibazo nk'icyo uyu mukecuru yari afite ko nabo igihe cyabo nikigera ko bazasubizwa yego murakoze cyane Nesa Nkundibiza Fonsore umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kirehe yego ndashimye nukuri mbere na mbere ndashima
mu karere kacu ka Burera dufite abaturage b'ibibazo wenda byaho kuba, ariko iyo tugize imana tukabona abafatanyabikorwa nk'abo turishimye cyane. ni imihigo. Turashimira pasiteri igikorwa cyiza bakoze cyo kudufasha. Uyu nguyu avuye mu mubare w'abafite ibibazo bikabije, tuzagumana nawe, tuzakomeza tumufashe gutera imbere. Wenda n'icyo gikoni avuga igihe kizajyana na Shakibuye, yego ahubwo reka mwisabire adufashe, yego iyi nzu ntazayishyiremo umwotsi ngo ayicanemo. Twagize ibibazo bikomeye cyane mu myaka yashize, twagiye twubakira abantu benshi, noneho byarangira inzu akayicanamo. Ubu nibo bari gusubira inyuma n'ubundi baturushya kubera ko batakigira aho kuba, inzu zarashaje kuko zahise zitangira kuvirwa. Nadufashe rero ayisigasire mu gihe igikoni kitari cyaboneka, arebe ubundi buryo akoresha, ariko madamu uzadufashe inzu ntuzayishingemo ishiga, iyi waba udahemukiye cyane. Ndashimira kandi nsaba hagize ubundi bufasha buboneka, yego bakomeza bakadufasha n'abandi. Pasiteri umufatanyabikorwa, pasiteri ngira ngo ari kubyumva. Murakoze cyane. Asante muyobozi. yadufashije mu bintu byinshi. Nahereye kuri mituweli uyu mwaka badufashije. Nari mpari hariya hepfo turi mu giterane cyo gushaka nyine iyo mituweli no gufasha abandi bantu batishoboye. Bafasha abantu bagera muri 70. Yazanye n'abantu bavuye mu mahanga, bavuye i Bugande, n'abari bavuye muri Kenya, ariko ntekereza n'abandi. Icyo gihe twatanze amafaranga menshi, rero abantu bari kwivuza, ababyeyi bari kwivuza, igikorwa cyiza. Ariko dushakira n'abandi nanone bavandimwe babagira neza, nk'uyu nguyu twashimiye Azayasi. Ntabwo muzi ukuri nawe ntazi, ariko urumva gufasha abaturage bo muri Rugarama atazi aba ari ikintu rwose gikomeye cyane. Gikomeye, urumva kumva ufite nawe abavandimwe muvukana cyangwa se abavandimwe hirya ukabihorera ugakomeza tukagifasha abantu babwiye babaye cyane, utandagira ngo urebe umenya bari nagira ngo by'umwihariko Pasiteri Sekazuba tumuhe icyemezo cy'ishimwe nk'umufatanyabikorwa mu gufasha abatishoboye, cyane cyane amacumbi. Twavuze n'ibindi yagiye afasha abantu kwita ku barwayi batishoboye, babaha ibiribwa, ibyo kurya mu gihe bari babikeneye, ariko n'ibindi bikorwa by'isanamitima akora byo kwigisha abaturage mu rusengero se cyangwa se mu materaniro kugira ngo bahinduke. Nabyo ni ikintu cyiza. Hano hantu ni ahantu navuga hegera umupaka, hari ibintu by'ibiyobyabwenge, hari kanyanga, ariko iyo yagiye akigisha ati muhinduke mubireke ni bibi, hari abantu bavamo buhoro buhoro. Iki ni ikintu cyiza rero, tugira ngo natwe tuba tubwira abaturage ngo bareke ibyo bikorwa bibi, ariko iyo tufatanije tugafatanya n'abanyamadini ari igikorwa cyiza. Nagira ngo umurenge wateguye certifica, umurenge wa Rugarama, kugira ngo ajye nawe yishyira mu cyumba avuga ati muri Sarati cyangwa se mu rusengero, ati dore ibintu nakoreye abaturage, ubuyobozi bwarabibonye, bwarabishimye, bwabihaye agaciro. Ikintu cyiza cyane rero. Ubwo rero tugiye kuyima ku mugaragaro kugira ngo kizabe ikimenyetso cy'uko ibyo ukora tubibona. Murakoze. Turagushimiye rero, turagushimiye cyane. Hari n'undi mufatanyabikorwa witwa Shimiye, nawe reka azayimugezaho kuko ari inkunga yatanze y'amabati, wenda n'urugero akageza hano, ubwo nazamubwira ati dore y'amabati watanze barayabonye, barabyishimiye. Azamubwira ati warakoze, kandi agira imbaraga azatugereho, nuko yambwiye ko arwaye, ariko azatugereho nawe tumwerekeze, turamushimira aho ari rwose. Imana imuhe umugisha cyane. Yego, that's good. Murakoze. Okay.